Yene. Murabizi ndagukunda umusaza wanjye. Yes, of course turakundana. Ahubwo ndashaka kumenya ni ikihe kibazo ufite. Subundi uri muti. Oh no bro. Mane sana nirebe. Undi niba ndurubura ukumpisha. Sana ndebe ntacyo bitwaye. Nabo. Se muri ni ngombwa ko dukomeza gutegereza breakfast nimba byagenze amasaha yagiye twakerewe cyane. Waratse nkagufasha tugacya mu muhate ko byibura no kurya kubibona. Nugushaka kumfasha. Wahise sobona no gusibira kazi ugakora bashyira mu muhate nigeze kibaho. Meze bite? Uri hanze? Nari ngutegereje ariko. Byatumye utinjira? Subundi uri muti. Oh no bro. Mane sana nirebe. Undi niba ndurubura ukumpisha. Sana ndebe ntacyo bitwaye. Nabo. Umeze utese? Cha, mfite ikintu urukumpisha. Sha bro rabizi ko nta kintu naguhisha pe. Ko mbona utishimye. Ndishimye. Ko turi inshuti wambwiye ikibazo ufite. Bro rabizi turi inshuti mfite ikibazo. Kabujubuju wambwiye. Mfite ikibazo nakubwira. Muri make nta kibazo ufite. Ntacyo pe. Okay. Ntacyo bitwaye niba umishe birakureba. Nta bindi.
ndabona wasoje ubu. Nasoje. Okay. None breakfast ko mbona. Oh, okay. Reka nanjye mbanze mvuge fresh ariko ndabona yibagiwe. Oh. Ima mugozi nawibagiwe na Reka nze duhite tugenda none. ari Sinabona ibintu byinshi. Mfite inama. None se ubundi ni ngombwa ko dukomeza gutegereza breakfast nimba byatinze gutya. amasaha yagiye pe twakerewe cyane. None wakunda abantu b'abagabo twakerewe kubera breakfast. Ndababaje kabisa. Ntabwo byaba ari sawa. Tugenze gute? Turaza kugaruka kuri lunch. Okay. Ariko tugende. Hari muza imwe. Si ibisanzwe se? Ntabwo bisanzwe. Ntabwo reka nsomeho da. Ndabona raporo zabaye danje. Uyu murezi ejo yari yangoye ariko ahise abishyira ku murongo kuko niyongera kwigira nabi nsa uhita muhita Kumukimbiza. neza neza. None se umeze gute bwa? Sava Ibya. umeze ute wowe? Nanjye bisa. Mashine ntabwo afata rero uzabaze. Shyira hariya twiganire simbona byanakemutse. Iyi seke iva mu nzira. None se andi makuru mashya Sawa neza. uri kumva icyo ara? Meze mbikesha. Ega niyo brother mfite niyo mbikesha. Hanyuma rero nubwo nasetse wasanze joking ariko ari akantu ejo bundi nabonye numva karambabaje nyine urabizi niwe tubana hano hari undi muntu kandi buri munsi undi ku mutima urabizi nk'agashiki kanjye sibyo kete? Yego. Hanyuma none se ko mugiye narisoje nari maze gutegura neza nuko Amasaha yatugendanye ntabwo byakunda pe. nimumbaure basi muze mu cyaro. Nawe reba n'amasaha ageze. Abibonye? Wenda tugenda muzajya mumenya gukoresha igihe neza. ndakuzi twaravukanye Nari meze neza wowe ariko nyine nibere rimwe bro nyine hari ikintu nshaka kukubwira. muteze amatwi. Nyine urabizi ndagukunda uri musaza wanjye. Yes, of course turakundana ahubwo ndashaka kumenya ni ikihe kibazo ufite. Nyine hari ikintu nshaka kubwira nyine ngira inama. Gira gutya nyine ngaho twagira Hera nyine bro urabizi niwe mubyeyi mfite niwe papa niwe mama niwe nyine nkesha ibintu byose urabizi niwe tubana hano twenyine. yego Nyine irekure ntacyo bitwaye wintinya sibyo mbwira ikibazo ufite niba ari n'ikibazo cy'amafaranga turagishakira igisubizo urabizi ko amafaranga ari nyine pesa ndakumva nta nshaka ngira nyine hari Jesus ikibazo ufite udashaka ko open ngo mbwire ni ikihe sisi nyine urabizi ndagukundira umusaza nibyo turakundana ufite ikihe kibazo basi se niba no kunywa icyayi byanze nimuze basi dusangire n'ibyo kurya. Lucas, tugende mwa bigenze. umva nimwihangane basi saa sita muraza kurya hano.
ariko nyaprocinga kagira inkuru nyine ariko nyine bro sunseke reba ukuntu utangiye kundeba ikibazo Keti ari mu rugo no Keti yakunze yahi ugasa nk'umuntu ufite ikibazo kandi ngo namagaye nyine suko nyine njye wo munga amazi iminsi ariko nyaprocinga kandi urabizi maze iminsi ndi single iyo mfite umuntu urabimenya nyine inama nshaka kungira mwemerere cyangwa okay gukunda ntabwo ari ikosa birasanzwe umuntu yakunda agakunda ariko ese umuntu uramuzi ndamuzi ni umwana nyine maze iminsi turi abashuti rero uko bigaragara ni umwana mwiza nta kibazo cye keretse wenda ariko akunda abantu bagera nyuma bagahinduka ariko ni umwana mwiza waramubwiye se yarakubwiye se nuko umukunda nturavuga nuko umukunda ntarakubwira we yarabimbwiye ariko nyine nanjye mba numva mukunda gusa yarakubwiye urirya uramukatira naramubwiye nawe ategereje gatoya nzamubwira ukamubwire rero mfite gashiri kanjye keza imana yampaye urumva kandi sinifuza ko ejo hari ikibi kizakubaho kuko mujama aramutse akubabaje bro ingumi zazamo ntabwo nkina ngewe namurya box kabisa ariko ikintu nshaka kubwira gukunda ntabwo ari ikibazo igure ya muntu umenye ngo ni muntu ki okay usanze ari umwana mwiza nta kibazo oya ni umwana mwiza rega amaze iminsi nanjye ndi kumureba ariko warakunze oya ndakukunda rega amaze igihe nta muntu mfite uri kunyitaho none umuntu ari ubu wabyukaga aramworosoye bisubazuka agira ngo ugiye muri niba turi wapina ntabwo wambwira ibyo okay nta kibazo wowe uri umuntu mukuru ntabwo uri umwana icyo ntabwo nakwanga kurwanya igitekerezo cyawe ariko nk'umuntu mukuru uzi umwanzuro ugomba gufata kuri byo ntacyo ugenda ubitekerezeho numva biri ngombwa kumusubize naribi wahishije sawa cyane ndi kubikora ubu ko narinje ngo mbe ndi kukuganiriza ntacyo high five